umucumbitsi mu mahanga yibuka byinshi byarangaga igihugu kiza kiwabo, akumura udusozi twiza twiwabo, akababazwa nuko atagituye iwabo. Yibuka neza indirimbo z'inyoni z'iwabo, imigezi inka z'iwabo, umuco wabo. Yibuka neza inshuti nziza babyirukanye, akababazwa nuko azikubuye. Nubwo ndi umugenzi w'isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Ashobora kuryama akabura ibitotsi, kuko umutima we umwishyuza iwabo. Amafoto yifotoreje mu gihugu cy'iwabo niyamutera gukumbura icyo gihugu cy'iwabo. Ahirwa ko bamwe yarazi ko bapfuye bigendeye, nimba zihari n'ibituro byabo bihari. Iyo amaze kubyumva agiraga inda, akababazwa nuko bapfuye atabasezeye. Nubwo ndi umugenzi w'isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Nubwo ndi umugenzi w'isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Ufite intimba komeza uturize mu gihugu cy'amahanga, nubwo urukumbuzi rudushavuza kukuba iwacu. Tuzanamba kuri Yesu tuzagerayo amahoro. Wacumbiwe nubwo tubabaza ukadukomeretsa, ariko tuzakuvamo tuzagusiga. Abacumbitsi bagenzi banjye mwihangane, ino si iwacu ariko iwacu tuzagerayo amahoro. Nubwo ndi umugenzi w'isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Nubwo ndi umugenzi w'isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira
mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Nubwo ndi umugenzi isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu.